hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Wahagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Nabasezeranyije ko nzabagezaho ibice bitandukanye by'amagambo yahindura ubuzima yavuzwe na Ndizeye Rubasha. Mu mateka ye twabonye ko Rubasha yavutse mu mwaka w'1968. Avukira i Nyarugenge rwose, Kigali. Se umubyara ari umucuruzi ukomeye cyane mu Rwanda. Ndizeye Rubasha yakuriye mu buzima bwiza, nta bibazo by'ubuzima yahuraga nabyo. Yize neza, amashuri abanza yigira muri groupe scolaire ya Rugunga, ayisumbuye ajya mu by'Imana, ahiga imyaka 3, aza kugaruka i Kigali muri college Apakope, ahamara indi myaka 3, asoza mu mwaka w'1990. Icyo gihe se yinjira mu bucuruzi bw'umuryango kugeza mu mwaka w'1994. Icyo gihe yacururizaga mu gihugu cya Kenya. Yakomeje gukora ubucuruzi butandukanye, aza gushaka umugore w'umunyakenya witwa Inyanji Niva Rubasha, bakaba bafitanye abana 3 b'abahungu. Mu mwaka w'1999 nibwo yimukiye i Sydney hariya muri Australia. Atangira ubuzima bushya mu gihugu gishya, umuco mushya, akazi gashya, ururimi rushya. Byaramufunguye kurushaho, yiga ibijyanye n'ubuzima, agira ubunararibonye bufungutse. Aranavuga ati ntabwo nabwihererana, ngomba gutangira kwigisha abantu. Aza gutangiza ikiganiro cyitwa The Rubasha Family Podcast. Banashinga ETS Rubasha Media. Ubutumwa rero atanga abantu benshi bagiye babukunda. Mu bihe bishize uyu mugabo yazanye igitekerezo cyakangaranyije abantu ariko kiranabakangura. Kirimo n'ubwira buri munyarwanda wese akwiriye kumva no guha agaciro. Nababwiye ko byari bimeze nko gutera igiti abazadukomokaho bashobora kuzugamamo izuba. Uyu mugabo yitwaga Rubasha Aloise. Nyuma yo gushaka kwigobotora imigozi y'abakoloni ahindura izina, yitwa Ndizeye Rubasha. Kuki yahinduye izina? Amateka yacu muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko avuga ko yinjiyemo ngo n'abakoloni, amadini n'ibindi bizanano by'abazungu. Ikintu gikomeye bakoze no guhindura amazina yacu gakondo bakayita amapagani. Noneho bakaduhatira kuyoboka amazina yabo y'uruzungu bita ko ari amakristo. N'uburyo abantu basengaga Imana burahinduka, abazungu badushishikariza uburyo bwabo. Kuri we rero atanga ibitekerezo avuga ko ngo abahanga bavuga ko iyo ushaka gusenya igihugu ugikura ni ruto ku muco wacyo. Gutakaza uburyo abakurambere bacu bitaga amazina ngo ni ikintu gikomeye cyane twatakaje ku bijyanye n'agaciro kacu. Ikintu abazungu babikoreye badushishikariza kwita amazina abana bacu asa na yabo, ayacu gakondo agabyinagazwa akitwa amapagani. Nicyo yita national pride, ishema ry'igihugu cyabo. Iteka ryose uwo wigana azahora akuri hejuru. Muri make wise umwana wawe izina ry'Abafaransa uhesheje ishema igihugu cy'Ubufaransa kurusha uko uhesha ishema igihugu cyawe. Ngo bucakura bwo kwikunda kw'abazungu rero ngo hari ibice by'isi byabwibotoye. Urugero Abashinwa, Abayapani, Abanyakoreya, Abahinde muri rusange, Abanyaziya bakomeye ku mazina yabo. Abahinde barakoronejwe ariko bakomera ku muco wabo, bagumana ishema ryabo. Impamvu Ndizeye Rubasha yahisemo guhindura izina rye aho kwitwa izina ry'Abafaransa Aloise, ararihindura yitwa Ndizeye Rubasha. Ngo nta Mufaransa wakwishimira kwitwa Ndizeye, ahubwo azagushishikariza kwitwa Aloise. Kwitwa izina ry'Abongereza no guhesha ishema igihugu cyabo kurusha uko wahesha ishema igihugu cyabo. Kuri we ishema ry'igihugu ni ikintu gikomeye cyane.
iyo urifite uba ubonye ikiranga igihugu cyawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ngo ni ibintu bigenda gahoro gahoro bigakura. Iyo utakaje izina ryawe rero ukitwa iry'abandi, iryo shema uba urihaye igihugu cy'abandi. Bimwe rero mu byo Rubasha ashingiraho agaragaza uburyo ishema ry'igihugu ari ikintu gikomeye, akaba rero ashishikariza abantu, niba wowe ubona guhindura izina ryawe bigoranye, ushaka kubikorera abana ukamwita izina ry'irinyarwanda. Ngicyo igitekerezo cya Rubasha, wowe ugitekerezaho iki? Uretse icyo gitekerezo aherutse kuzana n'ikindi nacyo abantu bashobora gutekerezaho kabiri. Uyu mugabo ni umuhanga, ni umufilozofe. Avuga ko mbere y'uko amadini azanga, abanyarwanda bari bazi Imana. Mbere y'abazungu, abanyarwanda babagaho mu bumwe, mu rukundo, kubera ko babaga bari kumwe n'Imana, nayo iri kumwe nabo, bari bomatanye n'Imana. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Gutaha i Rwanda rero ni muri wowe. Rubasha avuga ko idini rya mbere ryaje mu Rwanda mu mwaka w'1540 ryari iry'Imandwa ryazanywe na Ryangombe ry'Ababinga. Azavuga ko iryo dini rije gufasha abanyarwanda guhangana n'ibibazo byari bihari. Iryo dini ari ryo ry'Imandwa rikagorwa nuko abayoboke baryo babaga ari bake ugereranyije nuko abantu banganaga icyo gihe. Kurijyamo ngo byasabaga imihango ikomeye cyane. Niyo mpamvu abanyarwanda bose batabashe kurikurikira. Ku bantu ngo byariho bamwe bakabikora, abandi bikabananira kubera ko byari bigoye. Ndetse ku rundi ruhande siko bose bari baryishimiye, ko byari bigoye. Mu gihe mbere yabo n'ubundi bari bazi Imana binyuze mu kuba imfura. Imfura ngo ni ubumana buba bukurimo bukagukoreramo. Kuri Rubasha abanyarwanda ntabwo ari abakristu, si abayisilamu cyangwa abandi, ahubwo abanyarwanda ni imfura. Kuri Rubasha amateka yarakomeje, ageze mu mwaka w'1900 abamisiyoneri baza boroshya uburyo bw'imisengere, haza ubukristo kubera ko byari byoroshye. Abanyarwanda benshi rero barabiyoboka kurusha uko iby'Imandwa byari bimeze. Ubukristo bwaje bwamagana ku bantu, babyita ibipagani, gutyo birakendera kubera ko nta n'uwari ubihagarariye. Bijya ku ruhande gutyo, abantu bayoboka ibizanano, baba abakristo aho kuba imfura. Muri make twarayobotse, baduhindura amazina, aya gakondo bayita amapagani, ayo bazanye bayita abakristo. Andi madini nayo yakurikiyeho, abanyarwanda batera umugongo gakondo, bayoboka ibizanano. Kugeza ubwo umwana ajya ku ishuri bakamubaza izina ry'irikristo n'izina ry'iripagani. Iri pagani rikaba iry'abakurambere, iri kristo rikaba iryo yazaniye n'abazungu, abantu bakabyemera gutyo. Rubasha rero yiyemeje gufata inshingano, bagahindura imyumvire y'abanyarwanda, akabagarura kuri gakondo. Kuri we ntabwo turi abakristo, ntabwo turi abayisilamu, ahubwo abanyarwanda ngo turi imfura, kandi imfura ngo ni Imana itubamo. Kuri we agasuzuguro ka mbere no kukwambura ibyawe bakakuzanira ibyawe. Kuri Rubasha twagakwiye guhindura rero ngo iyo myumvire. Iki gitekerezo cya Rubasha yakigize nyuma yo kugenzura imikorere y'amadini atandukanye, yaba mu Katolike, yaba mu Pentecoste, Presbyterian na IJAMBO. Ubwo bunararibonye bwose bwatumye ngo yivumbura, aravuga ati ngomba nanjye gutanga umusanzu wanjye, ntabwo ngomba gupfa ibindimo ntabivuze. Kuri we abanyarwanda ntibagakwiye gupfa amadini cyangwa kugira ugira icyo upfa na mugenzi we kuvuga idini, kubera ko abanyarwanda ni imfura. Rubasha rero yazanye ibyo bitekerezo, afite n'ibindi bitekerezo byinshi agenda asangiza abantu binyuze mu biganiro bye. Ushobora gusura YouTube channel ye, yitwa Ndizeye Rubasha, ukajya ukurikirana ibitekerezo bye. Ariko hari n'amagambo meza yahindura ubuzima agiye avuga, dushobora gukomozaho umuntu akayahuza n'ibice byombi. Igeze kuvuga ngo mbere yo kugira icyo ukora cyose, ujye ubanza wibaza ibi bibazo: ese ibyo ngiye gukora biri mu murongo w'inzozi zanjye? Ese ndi kubikorera iki? Nusanga impamvu wihaye ari nzima, ukomeze ushyiremo akabaraga. Nusanga impamvu zidasobanutse, uhindure paje. Yaravuze ngo nta bumenyi bwaruta ubwo wigisha wowe ubwawe, kandi ntuzigere uhagarika kwiga kabone n'ubwo waba ukuze.
ntabwo dusaza kuko twiga, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse kwiga. Yaravuze ngo ibyo wizereramo nibyo bikwigaragariza nk'ukuri. Niwizera ubuyobe, ubuzima bwawe buzayoba. Niwizera ibigororotse, ubuzima bwawe buzagororoka. Rubasha yaravuze ngo ntugatume urusaku rw'imyumvire y'abandi bantu ikuzitira. Fungukira kumenya kandi wigishe wowe ubwawe. Aranavuga ngo urukundo ni imbaraga iba muri wowe, ukaba imbaraga ikomeye mu buzima, igomba guhera kuri wowe. Ni wowe wibanze. Ugomba kwikunda kugira ngo ukunde abandi. Iyo wikunze ukiyitaho, abandi nabo baragukunda. Iyo mbaraga ukayisangira n'abandi. Ntushobora gutanga urukundo utifitiye wowe ubwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo umuntu wenyine ushobora kwihagarika mu rugendo rugana ku byo ashaka nuriya ubona iyo wirebye mu ndorerwamo. Aranavuga ngo amafaranga n'imbaraga yo hanze, ariko akururwa n'uburyo wagenzuye imbaraga z'imbere muri wowe. Rubasha yaravuze ngo gutembera bituma umera amababa, ukaguruka ukarenga akazitiro k'imyumvire iyo ari yo yose igutsikamira. Yaranavuze ngo ubujiji buyobora abantu ku kugira ubwoba, ubwoba bukabayobora ku rwango, urwango rukabayobora ku kurwanya abababwiza ukuri. Yavuze ijambo rikomeye ngo Imana iri muri wowe na Sekibi aba muri wowe. Nahawe ho guhitamo rero ikiyobora ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo amahirwe n'umwaka biterwa n'ibikurimo. Iyo ufite ibitekerezo bibi, uhora ubona umwaka muri buri kimwe. Wagira ibitekerezo byiza, ugahora ubona amahirwe muri buri kimwe. Mu magambo yose Ndizeye Rubasha yavuze muri iki gice munyemere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo niba ushaka kubaho mu buzima bwiza, ita kuri mind yawe kubera kuri igisobanuro cy'imitekerereze yawe. Ariyo n'amagambo yavuzwe na Ndizeye Rubasha. Nizere ko ibitekerezo bye ari icyo bibafashije byibuze. Iri jambo ryagucitse reka dore kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.